ndagira ngo dufate Bibiliya zacu turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Wicare hano imbere konso, hari umwanya munini. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ni cya 17, umurongo ni wa 14. 17 umurongo ni wa 14. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atarabisi, kuko nanje ntari uw'isi. Agira ngo mwumvire ijambo. Ni Yesu wabivugaga, aravuga ngo nabahaye ijambo ryawe. Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva iki? Ijambo. Yesu aduhaye ijambo, aravuga ngo nabahaye ijambo ryawe. Amaze kuriduha turizera, duhinduka abana b'Imana. Noneho kubera iyo mpamvu abisi barabanga. Kubera iki babanga? Kubera ko atarabisi. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Musarire umuntu yagira icyo akwangira ukagikosora, sibyo? Umuntu yagira icyo akwangira ariko ufite ubushobozi bwo kugikosora. Vuga nk'urugero, urakererwa cyane bigatuma abakuyoboye batishima. Wagikosora bikabaho, sibyo sera? Uravuga cyane bimwe bikabajena, ariko usubira inyuma ugatekereza ukitonda ukavuga buye. Tumva ko hari impamvu nyinshi zitera ko abantu basa naho babituziza, ariko twabikosora bigakosora. Ariko hakaba n'ibindi bakuziza tako babigenza, sibyo? Ko umuntu wakwanga ngo uri umunyarwanda wabiruta, wabikosora. Ko ndababaza, wabikosora? Ukuziza uko wavutse nuko waremwe nuko umeze, qu'est-ce que tu peux changer? Haba naho wakwihakana gute ntibizashoboka, kuko arakuziza impamvu utagiramo uruhare. Umuntu akwanze ngo uri umwirabura, none se uzahinduka umuzungu? Nakwanga ngo uri umuzungu, none se kwashaka ngo uhinduke umwirabura? Bishobora. Umuntu natakwishiramwe kubera ko wavutse uri umugore, uri umukobwa, cyangwa se wavutse uri umugabo, urabihindura se? Turi kumwe? Tuvuge ngo amen. Kongere cyane, amen. Yesu rero arasenga mu isengesho rye, aravuga ngo nabahaye ijambo rya bavuka ubwa kabiri, baba abana b'iki? B'Imana. Barangije kuba abana b'Imana ngo kandi abisi noneho bagera gute? Barabanga. Babaziza iki?
yuko atarabi ibyo babikosora. Babikosorara mbwira uko babikosora. Nza ntangara abakristo bazaba basiripuri ngo abantu ntabwo abandi banishimira, abangaba ntibanumva, abangaba ntibanakira. Uzashaka impamvu igituma batakwakira. Nimba ari amakosa yawe uyakosora, ariko nimba ari kuri umwana w'Imana utari uw'isi ntacyo wakora, ahubwo utabavuruza ntabwo uriwe. Nutekereza kuzashimisha isi ngo uyinezeze, uzaba uri uw'isi. Petero yigeze kwandika aravuga ngo nibabatoteza kubera ko mwibye mwakoze ibindi byaha muzarire, ariko ngo nibabatoteza kubera ko mwakoze ibyo gukiranuka, mwakoze uko kamere yanyu imeze, uko musa, ngo muzanezere. Nugera ahantu kuko uri umwana w'Imana, uri uw'ijuru utari uw'isi, umwana w'Imana arangwa n'ukuri, verite 100%, ani a beni be, uzahagarara uzura ngo bazakwishimira. Isi sikumera, isi ni inyungu, nganye byinshi, singire byinshi, nakire byinshi. Wowe ukababwira uburi uko kamere muntu yaremwe, umubiri icyo Yesu yakoze ngo yabambaniye kamere niruba ryose arishira ku musaraba, twebwe amaze kuducungura. Hari abantu bakunda kuvuga ngo turwana na Satani n'isi n'umubiri. Ibi bintu bitatu birakundana, ibi birakundana, biza bijyana. Isi zimacinga n'umubiri wacu na kamere muntu, yayindi imwe twakuye kuri Adamu. Irangwa ni egoism, kwikunda, njyewe number 1, nibi byose birabi byanjye, kwikubirira, kwirozaho. Ariko iyo wakijije siko bimera. Noneho wagira principe n'amahame y'ubuzima kugenga atandukanye n'abiriye byisi bukagonga, bazabanga. Nimba ukimacinga n'ibintu byose ukabona byose ugezayo ni pafu bigafata bikuzura, ufite ikibazo gikomeye. Nimba ucumva kuri umujene wanezeza abajene bose babaho muri quartier, ufite ikibazo. Gute se uzanezeza abo mwumva bafite amahame ugenderaho, ariko amahame y'Imana agongana kenshi nayizi. Pasiteri jewe nananiwe kuba nakwitwara gutya, baza bangora bacu barananze, barandeje tanti bakinumva, nabaye marginalize, nabaye ngenyine. Aho none bigende gute? Unduro wisiga, nimba ushaka kuba uw'isi bazagukunda, bazabanga. Uyu ni Yesu bavuze. Sabisi isi yarabanze kubera iki? Kuko sabisi tibagifite mind ya kamere ya kera. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muzasome mu Bagalatiya igice cya 5 uhere ku murongo wa 16 uzenda umane kugeza 22 n'ibindi. Uzareba abantu babiri babaho, dore imbuto za kamere nizi: ubusambanyi, kwangana, irari ry'umubiri n'ibindi. Dore imbuto ya mwuka wera ni gukiranuka, urukundo. Ibi bintu bizajyana gute? Tubijyana. Niba uri uw'Imana, hari bigomba guhinduka mu buzima. Mpamvu nahereye aha, abo twabanye muri service ya mbere na service ya kabiri, ndashaka ngo ngaruke kuri iri hame. Simvuga amahame yose, iri hame twaganiriyeho. Paulo yabwiye umwana we Timoteyo ihame rya 4, aramubwira ngo ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha
Imana, witoze kugendera mu nzira z'ab'ijuru kubera kuri wasize inzira z'isi. Witoze, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza k'umubiri mu kuba umu athlete, mu sportif n'ibindi, kwiga box, karate, ukamenya gutikura ikofi, izuzu byitoza, kwitoza kuby'umubiri kugira umumaro muri bike, kuko bigira umumaro, ariko muri bike kuko birangiriraho. Ariko arakomeza, naho kubaha, kwitoza kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabo. Ni witoza kugenda wubaha Imana, bigufitiye inyungu muri ubu bugingo, bikagira n'inyungu mu bugingo buzaza. Donc ni ukuvuga ngo muri iyi si no mu yindi si tuzabamo, iyo twitoza kubaha Imana bidufitiye akamaro muri zose zombi. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbabwire iki kintu, iyo umaze gukizwa, Bibiliya izivuga ngo niyo yadukuye mu bwami bw'umwijima itujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Gukizwa ni uguhindura identity, ni uguhindura nationality, ni uguhindura ibihugu, ni uguhindura ubwami. Abantu baza bagira ngo gukizwa ngo ni kurya baze gusanga umwami Yesu ndakwakire n'ibindi. Directement uhinduka umwana w'Imana. De ukinjira mu bwami bw'Imana ufite ID, identity shasha. Ubu bwami rero wagezemo burimo bufite amahame agenga ubwo atandukanye n'amahame y'ubwo bwami wavuyemo. Directement. Noneho aya mami yombi rero arahari. Ntubona buriya abantu twebwe dukunda kugabura za intara, ibihugu cyangwa se ibice bigize isi, kontina eshanu: Amerika, Buraya, Aziya, Australia, Afrika, za kontina. Hey Imana ntizirebye izo kontina. Gusa izo mbibi zigeze zibaho. Imana mwigezemo nizishiraho. Yabwiye Adamu iramubwira ngo mwororoke mukwire isi. Isi gusa. Ndambi. Ega nizi mbibi mubona u Rwanda, Burundi, Kongo zigeze bibaho. Sejo bundi mu 1885 muri conference de Berlin abazungu bicara bagafata Afrika bakayigabura nka keke, bagenda batanga imbibi ko bashaka. Hano habaye u Rwanda, abakorone badage barafashe, abangaba babiri barafashe nk'ibindi. Harabwo Imana zireba ngo zagiyeho ntaco bitwaye, ntabigize gute. Ariko Imana ndiyoreba kureba ngo igarukire kumbibiza. Imana zireba kontinize kwisi, ireba amama kontinize. Abari mu bwami bw'Imana ariyo torero, église si kimisagara, c'est l'église universelle. Buriya Amerika, Aziya, Uburaya, Afrika, Australia, hari ubwoko bw'Imana butuye muri kontina y'Imana. Abo ni ubwami bw'Imana. Akana abandi batigeze bakira Yesu bari mu bwami bundi nayo mama. Niyo mpamvu azahangana. Noneho rero iyo Yesu aje, Yesaza yaje gutangiza ubwami bw'Imana muri iyi si. Niyo mpamvu Yohana usonye mu gice cya 3 muri Matayo aravuga ngo Yohana yaje arangurura ijwi arimo avuga ngo ubwami bw'Imana buregereje, dore nguyu ari mu bituko kandi ubuzanye sinshobora gufata gukwetura inkweto ze. Yesu yinjiza ubwami bw'Imana. Yatibukiye muri dikota ya Satani arabubziga ngo amare kubziga instara kingdom y'Imana. Ubwami bw'Imana buje barasesekara, ubwami bw'Imana zimwe. Noneho rero iyo dukishijwe tuba
urabona aho twari turi hano mu mwijima harya Aburahamu tuze mu baheburayo bavuga ngo twari turiho tutagira imana nzima, nta masezerano, nta murage tuzaba, ni muri iki gihugu Yesu ngo azaducunguye aratwimura atuvanayo adushira mu gihugu gifite umurage, igihugu c'amasezerano, ubwoko ishanga ryera, ubwoko bwo gukiranuka. Iyo tugeza muri ubu bwami hakora principe yo kwitoza, kuko aya mahame aya titwayavukanye titwayamenyereye, aya mahame araha ni mashasha mu buzima. Umuntu uzabishobora, niyo mpamvu Paulo yabwiye Timoteyo uza witoza mu byo kubaha Imana. Nimba utageze kumenya ngo ku kibi ngo uvuge no, n'iciza uvuge ngo wi, ugomba kwitoza kuzaza uvuga ngo ikisi kijanye n'ijambo ry'Imana ni no, ni no. Umunsi wa mbere bizakugora, ariko ukumba utinda wimenyereza, no izaba amahame. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kuva kuri Yohana mubatiza ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Nukuvuga ngo kwitoza igihe exercice. Ninde wowe umukarateka atashinyiriza? Ndababaza. Ninde worwana? Wa wundi uzabona ngo amaze kugira ceinture noire, aza tambuka muri quartier mwese mukama mwitaza. Musicokoze uyu muto. Sha, wagira ngo akazamura ukuguru akakukubitira. Tubwira ngo niko yavutse, yaritoje. Baramugoroye amaguru bakayakurare we nawerewe garagwe kugira ngo imitsira turagurika menyera abanzu menyera. Kuko umunsi uzaba intwari bakakubaha, ubugomba kubanza kuja muri training. Bagakurura amaguru bakavuza induru yashaka ndasinzira, bagasiga amavuta ariko niko haya kamirika. Kwakomera. Bamara gutsinda iyo training. Buratwaranirwa kwambara ceinture nawe. None ni gute abantu boharanira ibishira, maze twebwe twavuga ngo twitoze muri training yo kuba abasirikari nyabo mu bwami bw'Imana tukajenjeka. Twaba turi kumwe tuvuga ngo haleluya. Sinumvise mwana akiriye neza. Muvuga ngo haleluya. Yes. Ngiye kubahanurira ku mugaragaro. Ndahumirije. Tavuze ngo titi. Ngiye kubahanurira. Ndahanurira buri wese hano. Uzi impamvu umeze uko umeze ubu? Urabizi? Wishwe no kudahafata amahame yo kwitoza gusa. Pastor, jewe iki kintu carananiye. Ayo muntu yanyirukanzeho. Umuntu yagize gushyana guya. Aho wakoze iki? Ndaguhanurira. Fata icemezo cyo kumenya kuvuga ngo no. Fata icemezo cyo gusezerera iyo kamere. Urebe ko bidashoboka. Ni wewe wishe. Ndabizi twakishijwe kubw'ubu ubuntu. Twahawe agakiza kubwo ubuntu kugira ngo tukarinde, tugomba kugira mu natwe uruhare. Tuzakajugunya gutya gusa. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire ko nabivuze muri kita ya mbere cyangwa ya kabiri, gusenga kuratozwa. Nimba ushaka kuba umunyembaraga ugomba kuba umunyamasengesho. Nta mukristo wubaho atazasenga ngo azakomere. Habe namba. Nta mukristo wubaho atazasoma ijambo ry'Imana ngo azakomere. Ntibibaho. Niko kubaho utazurya. Ubu ngubu oreka kurya none mu gitondo turye saa sita na nimugoroba turye. Ejo mu gitondo ubuzukaho kandagira amaguru gafata. Mbabaza. Tuzugira kutagahuka. Kandi yuko utariye gusama repa zigira kuri 3 gusa. Nugira wa kabiri wa gatatu. Nta kintu uzasigara ureba ugarukireza amaso hari n'amaso afatwe nuko utariye. None niko tuzazumenya ko umubiri ugira imbaraga kubera ko utunzwe n'ibiryo. Umwuka we utazurya umutsima, nturya ubugari, muceri, nturye firiti, nturye inyama, tunywe za fanta, uzurya ijambo ry'Imana n'amasengesho. Ukakubwira ngo uzakomera ute?
utagiye udandabirana mu mwuka bizagenda gute kandi utazurya? Uzamana ngo spirit izarya bijya muzamwirwa murya n'amafanta, dore maze amahaya musuka mu nda. Kera ntimwari maze gutagarangara ngaha. None se mu mwuka usutse mwiki? Iri jambo tuba twiga ubu ko turagaburira iki? Umwuka. Dusoma ijambo, tusenga, uzakomera ute? Kugira ngo ubu bwami bw'Imana ukomere ugomba kugira igihame ryo gusenga no gusoma ijambo. Kugira ngo bize ugomba kuzitoza. Reka mbabwire, muvuge ngo haleluya. Ntibaza bigisha gusenga, baza bitoza gusenga. Nta teori, ntibaza bigisha gusoma ijambo. Hari bamwe baza bamwe pastor bakaza bagatekeza, ese harya mu buryo bwo gusoma ijambo bizabigenda gute? Uzaje gusaka muri societe hariya muri ligue bazaguheza umusomyi wa Bibiliya. Ntabawuhorana hano mwakukana indurangira batarasoma verse nimwe. Bawugira kandi bamuhaye igice azasoma munsi wa mbere, umwaka ukaja kurangira iminsi 365 arangije gusoma Bibiliya. Barayirangiriza. Hiyo ni methodology. Ariko sikure bazabagira bizogufasha keretse we witoje kubikora. Niho uzabishobora. Kandi utangira bigoye, ariko wafata ngamba nzaza nsoma ni buri gice kimwe. Ukazisoma ntiwumve. Ariko uzaza ugenda, uzatangira kugenda uryoherwa. Zose no kwitoza. Nimuvuge ngo kwitoza. Muvuge cyane kwitoza. Mwongere cyane kwitoza. Yes. Mwitoze gusoma Bibiliya. Mwitoze gusenga abana bacu. Noneho warangiza kubimenya rero ukitoza kubigenderamo. Noneho ugasoma kuko tushobora gutungana. Dore inzira ijya mu ijuru uko tuyinyuramo ni Bibiliya ibivuga. Ni kuko wavuga ngo uratwara mu muhanda utazi amategeko y'umuhanda yo mu Rwanda. Tuzi amategeko wayagenderamo utayazi, ugomba kubanza kuyiga. Noneho gusoma ijambo ni ukwiga amahame agenga ubuzima bwa gikristo. Noneho warangiza kwitoza kubisoma ukitoza sasa kwihindura ubuzima bwawe. Sinzanyuranya n'iki ijambo ryambwiye, ukuri nuko point. Ari hame rya nyuma twavuze, aramubwira ngo tugapfe kwihutira kurambika ibiganza ku muntu uwo ari we wese, kugira ngo utaba umufatanya cyaha nawe. Bira bintu abantu ndi bazabavyumva. Iyo ukishijwe ugomba kwitoza. Tiwoza ufite amahame yawe yo kunyuruza ibintu, ngo ubwo jewe nagize ubumenyi ngo ngufashe kunyuruza. Never. Uko nawe imifatanya cyane. Ibi byose tiwobimenya utazi ijambo ry'Imana. Noneho iyo umaze kurimenya ufata amahame. Nabivuze kuma hari cyo Bibiliya ivuga aha, ariko sigaye ibona abakozi b'Imana benshi babicira inyeri kandi ari urukonda kabicira inyeri. Iwacu mu rusengero bazabagira amahame akomeye banze, ariko wowe waje kwabyikorera bagakodesha ahantu mu matenti, wowe ukamugenda tubazi kiwe wabarese tiki bango wakuriye transport. Simbizi ko bizabigenda, sinzamenye kuko sindabijyamo, sinzave ko bizabigenda. Ariko ibyo abandi batinye, wewe niwe ufite wasizwe iki nyabona ukabikinisha. Abikinisha umufatanya cyaha abakimwe n'umunyacyaha. Izo ndi wowe bimenye utasomye ijambo ry'iki Imana. Yes. Kwitoza. Donc umaze kurimenya kitoza kurigenderamo. Reka mbabwire ikindi. Baza bitoza kuvuga ngo no, oya. Barazitoza. Umukristo utazamenya igihe bavuga ngo oya n'igihe bavuga ngo yego. Ibintu byose uzakwama bavuga ngo yego ya. Ibintu byose ni nose abaguha za proposition byose n'ibitekerezo byose ni ukuri.
reka mbabwire buriya ibintu bitwica ntabwo ari ukubera ko tutabibona, ni ukubera ko tutitoje kuvuga ngo no. Ndababaza, Samusoni yapfuye ate? Bamutoboye amaso. Yicwa yigambaniwe nande? Na Delila. Ntiyabibonaga? Tuvugane, ntiyabibonaga? Delila yabanje kumubwira ngo mbwira ibanga ryawe aho riri. Ngo arangiza ati uwo mpambiriza amaboko gutya imbaraga zoshira. Ahamagaye abafilisitiya baryamye inyuma. Ngo amara muhambirije ya migozi. Arampagara ngo Samusoni abwiye abafitanye muze ramuhambiriye baje kumwica karabibona ko ari we bahigisha. None Samusoni urapfuye. Ngo yamahaguruka n'intuza. Yamabavu yanga. Abonye kumva uyu mugore yari kwambaza ibanga. Naho yanzaniye igice cyo kunica. Samusoni ntabwo habibona. Kutavuga ngo guhera uyu munsi namenye kuri mu rupfu. No, kwenda. Wa mugore agasora muzana akamukubita. Ikizakwica se wakiyobera. Ubukibona. Ariko ubona ni kuvuga ngo no. Abajene benshi ibintu bibisha. Za message zitangira I love you. Uzumurika nk'izuba ryo mu gitondo. Okay, nta kibazo kirabamo. Ariko iryo jambo wowe ntabwo hawe urigenzura ngo banze urirebe ko riraturuka koki. Okay, I love you igahura na kafanta gatukura. Uko kano kafanta gatukura niko nawe kafanta niko nawe uzuza. Aho ukuzo nzira ntabwo urabona ko no igomba kubaho. Uzimusezerera aho baritoza gusezerera no gukinga irembo uhayibona rituruka mu rupfu. Uzuri kinga utari babarira, uzuri kubita udasubira inyuma. Ngunda kubabwira bamwe akabibona neza nzabatera urwenya mugaseka, nzamuna muzamushaka guseka. Abaza baje gupfa mu buryo bw'ubwami bw'Imana waza guhamagara ngo ngwino duhure mu mujyi. Kandi ukwagize iminsi kera waramenye uko za fanta z'umutuku zararangiye, haza n'iza shokora, haza n'ibindi byose. Amara akakubwira ngo mu mujyi amazaga ngo ni umukristo wa Mana we untabare noneho ngende ngaruka amahoro unkize n'ukuri mu izina rya Yesu. Kiriya kirura kigisitaza ukinkize mu izina rya Yesu. Uko kuroga kuritera parfait kurari hatike bisi musanga. Ariko Imana yikumva amasengesho igute ikigukize gute yakweretse kera ko ari gifu. Iyo gukijije kera yabikweretse naguhamagara mubwira ngo sinza pointere na insist yikupe nasubira ngo fye telefone yikuremo kibazo kibakera uba mahoro kundi uzabukiza. Arega wishwe no kudafata icyemezo ntiwitoje kuba umukobwa ukamiritse n'umuhungu ukamiritse. Mvuga ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Ibintu byinshi bitwishe ni ihame ryo kwitoza tutagira. Kandi kwitoza reka nsoze mvuga gutyo. Umuntu natangari yuba nari narahebye. Yobu yararimo. Muzasome Yobu. Yabwiye aramubwira ngo kuva nkiriho kigenda umutima wanje ntacu uzanshinja. Abwira umutima ngo kandi akanwa kanje ndikazavuga iby'ubugoryi ngo n'amaso yanje ntazitegereza cyane bidashimishije. Arasetinga yagira ngo rigira akakura ngo nakubwiye gutabajisha nakubwiye akanwa kuburigana nakubwiye gutawa akanwa. Buriya no kwitoza. Muzi gituma Dawidi yagazavyina karamya atagira feri. Yari yarabwiye umutima wa ukorera seminari. Aramubwira ngo wa mutima wanje uza uhimbaza iki Uwiteka. Kandi igituma uzaza uhimbaza uza wibuka iby'Imana yankoreye. Kurumva umutima ati yes tuzasubirira usuhimbaza awukorera seminari. Nubona amatwi yawe azakunda kureba gutyo
Aputaza akunda kumva cyane akumviriza iriya ukari ukumva nibidakwiriye uyabwiye ngo wamatwiwe kurumva wagutwiwe kurumva uzaza wumva ibiriya tuzaza ni kujagura kutubwira kurumva numara ubwira amaso yawe hari ibyo uzaza ureba n'ibyo utareba telefone nishaka kubizana amaso aza kurawe kwaza wumvugira amatsiko narakubwiye ngo tuyarebe niko bigenda yewe cyane cyane iyo ukiri umujene nutagira discipline tuzakira haba naho uzagira uta tibijabo ubuzima ni discipline n'ubukristo ni discipline uko mwana umvise ndi mu ihame ryo kwitoza sifa kwa Mungu sifa kwa Mungu yeah. Yes Mungu yu mwema Mungu yu mwema Mungu yu mwema yu mwema Mungu yu mwema Mungu yu mwema Mungu yu mwema yu mwema sana Mungu yu mwema Mungu yu mwema Mungu yu mwema Haleluya Haleluya ndagira ngo nsoze mbabwira iki kibazo ngira njewe nza nibaza ngira ngo namwe muzamubyibaza nza nibaza ngo ubukristo niki ubukristo niki ubukristo niki ndagira ngo namwe muzamwibaza niko yemwe aba papa baraha n'abamama abajene ubukristo niki ukristo ni nini niki nizina ni ukubatizwa ni ugutwara bibiliya ni ukuririmba muri shekina ni ukuba pastor neba ubukristo bwiza ubukristo ni impinduka z'ubuzima n'ubuzima bwahindutse impamvu muzamubona tuta impacting isi ntabwo tuba tugaragaza ubuzima bwahindutse iyo uri muri quartier uri umukobwa utarakizwa umuhungu utarakizwa umugabo utarakizwa ukaba uri umufonctionnaire wabagaho utarakizwa wamana gukizwa abantu bakaboneka ko babona ko hari un changement total ihinduka ry'ubuzima baza bamenye iyo bana ngo uzi ko kwiriya mana kwibaho uyu mugabo yahindutse undi muntu mushasha uyu mudamu yahindutse mushasha ariko iyo babona uri wa wundi kandi wiyitira indi zina utera urujijo mu bantu utera urujijo nimba nari umukobwa wakundaga viva ukunda isi ikandyohera sabisi noneho wari uwisi ubu ngubu uhinduka ntukiri uwisi bagomba kubona reyeri makw'ibyisi byaguteye iseseme ibyo wakundaga kera ukiri mu isi byararangiye byaguteye iseseme kuko wafashe indi kamere bagakunda kuvuga ati yes urabizi ko ubukristo ari nyabwo hari icyo buzabukora mu muntu uko babonye kuyanshajema ariko tumaze confusing abantu ku buryo c'est une continuité ni passé continu muzi cyo bita passé continu ubundi Paulo azakoresha temps ebyiri ibyahishe nibiriho le temps passé et le présent azava ngo kera ntimwara ubwoko ubu iyo ni présent kera ntimwara kababariro ubu mwarababa kera mwara abanyangeso mbi ubu muri abanyangeso nziza harimo gutandukana kw'ibintu le passé et le présent ariko ubu ngubu ntawe bakivuga ngo kera mwa ubu mumeze gutya uzu definise urebe temps zawe zombi uzureba le temps passé et le temps présent umeze ute past and the present hari difference cyangwa ni continuité kera nari umunyaburakari ubu ndi umunyamahoro kera nari umusambanyi ubu ngubu meze kera nakundaga zayo ubu ngubu sinkibe kera ugenda ukora iyo parallelism nimba sinzi parallelism iyo comparison ufate temps passé ya kera niyo uzamenya ko ubu Kristo bwije
wari umeze ute kera ubu umeze ute n'ubukristo si uniforme non c'est pas ça kandi ubukristo ntibuzanwa n'ikoti wambaye wakwambara ikoti ryo hanze mu mutima uri kindi kintu ni changement total muvuge ngo amen ese ko muzamukurikira mwakurikiye tugiye gusenga rero nimba mwakurikiye dusenga kuko nibyo umwuka wera aba yampaye cyane cyane ikirute nzanyibona muri mu rubyiruko bana bacu turashaka ko mu rubyiruko rwahindutse timukaze muva usanga musengera kimisagara n'umunivyo wa kimisagara zaterana muri 3e kirute muri kimisagara nduye muri kimisagara no muzamuvuga ngo yes ni musenge ariko ndasa na Yesu muzamubabara nizaza mbigarukaho bimaze kundwa nje nza numva sigaye n'uwarwaye sigaye byarangwajije kazengerera nje nza ngambwira abantu mureke mbabwire ndo mupagani ngerura kargisi kabisa ariko no yirya kabisa kandi navango ndaguhara nguvuyemo nafashe Yesu karya Yesu ntabwo novanga esheke mwatiye wayi rero namwakegeye muri Yesu kandi ayibamo kuri homza n'ubundi nimba uri uw'isi ry'isi nanone bazamenye ko wayiriye eske nayirya nyine wa amaze nkuva ko gasuzuguro barandusha se uko muzamugana ngo twaretse kurya isi ko tutafite ubushobozi tubuze ubwenge bwo kuyirya no yirya nyine ariko nimba naramenye ko ibiri muri Yesu biruta iby'isi ngomba kwinjira muri Yesu by'isi ngabireka ndaguforoda se nguhishe ngo ntungaburira uranyirukana mu wanje no ico nahisemo nagisemo kandi se no Kristo ngo mbikurikize kubera ijisho ryawe ndiwe narabyemeye ku giti cyanje kandi ngomba kubigenderamo pana kuvanga wihisha ndimuza mubona abantu bakora za forode banywa bike kandi bikabafata vuba baba basinzi iyo abaye mu forodere niwo usinda mbere y'abamenyereye kunywa inzoga azarwanya ihuba akamatangira kuruka kera aho ngaho kubera iki ntahabirya ngo bizike mu nda kandi biyana ubwoba n'amahara no kwihisha ariko mwene nyirabyo azaritereka akazanyunyuza buke gusa atuje kuko yumva ko ari iwe ariko umva ko atari we haya foroda azayamamira guza vuba byamara bikamugwa nabi impishimbi n'abasambana nuko nabibanuko bahura n'ubwoba bwa buri gihe tugiye gusenga Imana numuvuga ngo Imana idushoboze twimenyereze gusa nande guharanira gukora ijambo ry'Imana ritubwira ba mama mwimenyereze ijambo murishire mu bikorwa basore beza musome ijambo mwimenyereze kurigenderamo ngice Imana ibasaba tugiye gusenga tubwire Imana ngo we Mana we dufashe twitoze gusa nawe tugiye gusenga Mana ye mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza turagushimiye buri wese yisengera kuna nguvu za ajabu kati damu ya Yesu, kuna nguvu za ajabu kati damu ya Yesu, kuna nguvu za ajabu kati damu ya Yesu.
hari imbaraga zigitangaza mu maraso yawe, hari imbaraga zigitangaza mu maraso yawe. Impamvu iyo ndirimbo yaje ni ukugira ngo dusuzume ubuzima bwacu uri mu mwanya wo gukosora ibintu no kwihana aho twatsinzwe no gufata ingamba nshasha zo kwimenyereza guhagarara no kugendera mu ijambo ry'Imana. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu, hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Kuna nguvu za ajabu kati damu ya Yesu. Kuna nguvu za ajabu kati damu ya Yesu. Muzamura amaboko yanyu dusenge. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza, waduhamagariye waraduhamagaye mwami, waraduhamagaye ayi data we, wahamagaye urubyiruko abahungu n'abakobwa, waraduhamagaye gusa nawe Yesu, waraduhamagaye kugira ishusho y'Imana, waraduhamagaye mwami gusa n'umwana wawe Yesu, ayiwerere shingiri araba, Mana we, turakwereka urubyiruko ruraha rw'abahungu n'abakobwa, turakwereka abagabo n'abagore, duhereze kugira ishusho yawe Mana, duheze kwitoza kugendera mu kuri, kwitoza, reka umwuka wera yobora intambwe zacu kugira ngo dukomeze duse na Kristo Yesu. Ntaco byatumarira kwitwa abakristo ariko tudafite ishusho ya Kristo, ntaco byatumarira kuba twamamaza tuvuga ko turi aba Yesu tudasa na Yesu. Hindura itorero ryawe rigira ishusho y'Imana, rigira ishusho yawe, kandi udufashe kugira ngo twitoze. Haleluya, kugendera mu kuri, kugendera mu ijambo, kugendera mu mucyo w'ijambo ryawe. Urakoze, ntituba abakristo bizina gusa,
ariko tuba abakristo bagenda kuko ijambo ryawe rivuga. Ayi data wa twese uri mu ijuru, data wa twese uri mu ijuru. Namantangara iyo nkubonye sangure yuko kubabwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanuva ibyo ukora byose ni byiza kuko ubikora Imana yo mu ijuru, tumenye neza ko kubana nawe nibwo butunzi buhebuje, nibwo butunzi, kugutunga, kukugira, kwishimirwa nawe, nibwo butunzi buheburije byose. Duheze guhishurirwa no gufunguka amaso, tumenye uwo mugisha dufite. Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, udufashe guhora duhagaze neza mu bwami bwawe. Duhagarare neza maze twishimire, niwo mutungo uhebuje. Satani ndaturiganye ngo atwambure umutungo wacu nyawo, ari wewe Yesu. Urakoze data we, urakoze, urakoze. Cyubahiro nishimwe kuratwa no guhimbazwa bibi byawe. Dusabiye amaturo yatanzwe, uyaha umugisha, na batanze bahabwa umugisha. Ndasabira iteraniro ryose abaje bahabwa umugisha. Tugiye gutandukana dutaha, tahanye natwe turare mu bwiza bwawe. Niki cyumweru tugiye gutangira, tugitangizanye umugisha wawe. Urakoze kuko uri Imana yumva kandi igakora. Icyubahiro nishimwe bibe byawe none n'iteka ryose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Mwakoze kuza muri service ya gatatu. Ibi bihe ndi mukaze mubiburamo, muzamuza muri benshi, mutahana amahoro ya Kristo, mwitoze kubaha Imana no kugendera mu ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza, mugire ijoro ryiza mu izina rya Yesu.